hari ukuntu uba ukunda umukinnyi ariko ukaba udafite amahirwe yo kuba wafata agafoto uri kumwe nawe. Uyu munsi unyemerere nkwigisha ukuntu wakora ifoto nk'iyi ngiyi uri kumwe n'umukinnyi ukunda uwo ari we wese, ukaba wakora agafoto nk'aka ngaka muri ubu buryo ngiye kukwereka rero buzagufasha mu bintu byinshi cyane. Urugero, ushobora kuba ufite nk'umuntu w'iwanyu wo muri famiye wapfuye kera utarabaho ariko ukaba ufite agafoto kiwe. Ushobora gukoresha buno buryo ngiye kukwereka, ukaba wafata ifoto yawe ukayihuza n'iy'uwo muntu wapfuye, nk'uko nahuje ya Ishkevin na Rihanna. Urabona wagira ngo bari kumwe, wagira ngo ifoto bayifatiye ahantu hamwe, cyangwa uko nguko uzeho Trap ari kumwe na Holix, wagira ngo ni ifoto bafatiye ahantu hamwe. Nawe ushobora kubikoresha rero kuri uwo muntu wigendeye utamuzi ariko ukaba ufite ifoto yiwe, ukaba wabihuza nka gutya ikamera nk'aho ari ifoto mwafashe muri kumwe. Niba nawe rero ushaka kumenya uko bikorwa, ino video yabigufashamo. Mbere uko dutangira, kanda subscribe nimba utarayikanda, iyo buto ya subscribe, urayikinga ino video, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment, nze tukirebe muri video ikurikiraho. Kaduhere kuri babandi gukopia prompt byananiye. Muri video y'ubushize naberetse ko prompt nazishyize muri comment zose, ariko abantu benshi bambwiye ko gukopia prompt byabananiye. Bikorwa bite rero? Ngwino muri comment no kuri iyi video nashyizemo prompt nakoresha ngaha. Prompt uhitamo nk'iyi ngiyi, urabona nk'iyi ngiyi nshaka, uraza ukayireba nka gutya ukahita ukora screenshot. Iyo ukoze screenshot, icyo gihe ayo magambo baba wemerewe kuba wayakopia. Hari phone ujya kuri turiya tudomo dutatu ukayakopia bigakunda. Izo bidakunda rero uhita ukora screenshot. Iyo umaze gukora screenshot nka gutya rero, uhita ugaruka mu mafoto yawe ukagenda ukareba ya screenshot wafashe. Warangiza ukahita uzamura, usa nk'uzamura hejuru. Ubwo sinzi ubwoko bwa telefone ufite kugira ngo ugere ahangaha uko bigenda. Utubona ahantu handitse ngo copy text hano hejuru, ugakoraho. Iyo ukozeho uhita uza ugakanda ukagumishaho ku magambo ushaka, ukayaselectinga yose. Wamara kuyaselectinga, munsi hahita haza akantu ka copy, ukaza ukayakopia, noneho ukajya kuyakoresha muri ya application ya Gemini. Nabonye rero abantu gukopia zino prompt byarabagoye cyane, kandi narazibashyiriyeho muri comment. Ni buno buryo kimuze kopiyamo, ukahita uza kuri application ya Gemini, ukaza ugakanda ukagumishaho. Wamara gukanda ukagumishaho, ugakora paste. Kantu ka paste kahita haza ugakoramo paste, ukahita ukora kuri akantu kaga plus ko guteranya, ugashyiramo ifoto. Nabonye nabyo byarabacanze mumbaza ngo ni gute ifoto nayishyizemo. Kora kuri kara kantu ka plus, ukahita ujya kuri gare, ukahita uza ukarebamo ifoto yawe ushaka gushyiramo, ukayemeza, ugakora hano kuri done. Iyo usoje ifoto bamaze kuyemerera, uhita ukanda kuri aka fresh ko hirya, barangiza bakahita bakugeneratingira ifoto ukurikije na prompt washyizemo. Ku bantu byagoye rero kuba bashyiramo prompt muri kuba bakopia za prompt nabahaye muri comment, ni gutya mwari bubigenzemo. Reka dukomeze rero n'uburyo kibakora ari amafoto. N'ubundi uza kuri Gemini, ya application ya Gemini, warangiza ukaza kuri aka kantu ko guteranya kaka plus, bakaguhereza gallery, ukahita ukora ukajya mu mafoto, cyangwa ukajya hari hejuru handitse create image. Iyo uhakanze naho bakugeza muri gallery, ugatangira ugacreatinga ifoto. Noneho ifoto ubusabwa kuba wifotoye ugaragara mu maso. N'urugero nk'iyi ngiyi urabona ko mu maso hagaragara. Warangiza ukahita uza kuri za prompt wakopiye, ugakanda ukagumishaho, ukazipastinga mahanga. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane. Warangiza ukahita ukanda kuri kara kantu bakakugeneratingira. Ni amasegonda make nago bitinda. Nabonye akantu kari karabayemo kurujijo nako gukopia zila prompt. Ndakeka ariko kantu kagoye abantu benshi gukopia zila prompt. Noneho iyi ni wandikira prompt, urashyiramo ifoto yawe igaragara isura, barahita baguhereza ifoto imeze nk'iyi ngiyi. Nayo tukora kuri kara kantu ko hejuru ko kuyisavinga, uyisavinga muri phone, ube wayibika cyangwa se wayikoresha ahantu hose ushaka. Zino prompt ndimo ndagenda nkoresha mahanga rero, urajya pozinga video, ukore screenshot, ufate screenshot ya zino prompt nashyize mahanga. Noneho ubigenze kuri ankweretse screenshot, uragenda ukahita ukopia ari amagambo yanditsemo. Ariko kuri wowe biri buze kugora kuba wafata screenshot ukayikopia ukabona biranze bitewe na telefone ukoresha. Tunyandikira kuri Instagram, nkohereze zino prompt inbox kuri Instagram ho, ndakeka ko gukopia bitakanga. Umuntu yaziguhaye zanditse, kuzikopia ndakeka bitakanga. Ifoto rero ugomba gushyira muri iyi sura yose igaragara ku buryo bari buze kugeneratinga bikaborohera. Iyo ni prompt ya mbere. Kadukoreshe noneho prompt ya kabiri yo kuba noneho uri kumwe n'umukinnyi ari umwe uhitamo ushaka.
ni urugero n'iriya twari twakoresheje yo hejuru ari babiri, udashaka Cristiano na Messi ushobora kuza ku mazina yabo ugasibamo ari amazina yabo arimo, ugashyiramo amazina y'abandi ushaka, ugasibamo ayabo ngabo babiri barimo, ugashyiramo ay'abandi ushaka. Iyi prompt nujya kuyikoresha rero udashaka bariya, uze gusibamo ano mazina yabo arimo, ushyiremo ay'abandi ushaka, kuko bo abo baba bazwi ari ibyamamare, AI ihita ibabona ikaza ikabatereka iruhande rwawe no mu kibuga nka kuri uba wabisetinze. Ndakwereka zino prompt mu buryo bubiri butandukanye. Uburyo bwa mbere bwo kuba wakihuza n'abakinnyi, n'uburyo bwa kabiri bwo kuba wakihuza n'umuntu wawe wo muri famiye waba warigendeye. Ubwo prompt turi bugereho ukabona uyikeneye ariyo ukeneye gukoresha, urahita upozinga video ukore screenshot nk'uko mbikweretse, nurangiza ugende uyikopiye uze uyikoreshe. Hano harimo prompt zigera muri 3 cyangwa 4 z'ingenzi ukeneye kuba wamenya, kuko n'urugero nujya kwihuza n'umuntu wa kera wawe utazi, ufite ifoto ye ukajya kwihuza n'iyawe, bitandukanye n'ibi ngibi byo turi kwandika amazina y'abakinnyi bakahita babazana kuko AI zibazi. Ariko uwo muntu wawe kubera ko AI itamuzi, biragusaba gukoresha ifoto yiwe ugakoresha n'iyawe, ugakoresha noneho n'iyo prompt ndi kukwereka ngaha. Urumva ko rero biba bigusaba gukurikira akantu ku kandi kugira ngo umenye izo prompt nabashyire muri comment, umenye n'uburyo ki zikoramo, utapfa kuzikoresha mu buryo butandukanye. Nk'uko ejo naberetse ko ushobora gukoresha prompt y'umukobwa wayikoresha ku muhungu ukabona baguhinduye wabaye nk'umukobwa. Ugomba kureba video yose. Noneho reba prompt ya kabiri, ngiyi ikora screenshot. Fata video pause ngaho tukora screenshot uzikoreshe ino prompt. Iyi ngiyi rero igukorera iki? Iyi ngiyi urabona ko twasabye Cristiano Ronaldo afite igikombe muri kumwe. Dore ni ngiyi ni gutya imeze. Prompt yari hejuru rero, nimba udashaka Cristiano Ronaldo uragenda uhinduramo utuntu dukeya, urahinduramo uwo mukinnyi ushaka uwo ari we n'ikipe n'ibiki, uhinduramo utuntu dukeya uhita upestingamo iriya prompt. Dukomeze na prompt ya gatatu rero. Prompt ya gatatu ni ya yindi uba ushaka ko uri kumwe n'umukinnyi yaguhaye umupira we, kwa kundi umukinnyi ahereza umupira akawuhereza umufana. Uraza wandikamo ino prompt iri muri uru rurimi, nta kintu uri buhinduramo. Ubu icyo wahinduramo wenda ni nk'izina ry'umukinnyi, ngiri riba rigaragara Cristiano Ronaldo. Izi ni prompt nanjye mba nakuye ahantu nkazizana uko nguko mba nayizanye, niko nanjye mba nyibahaye, nawe ukore screenshot uyikureho kuri iyi. Dore nuko nguko imeze. Urabona biragaragara nkaho Cristiano arimo araguhereza umupira we, mwafashe n'agafoto. Ni gutya imeze. Ugende nayo uyikopiye kwa kundi nabiberetse uyipestinge. Kubo bigora ni kuri Instagram mwazibahereza inbox kuri Instagram, gukopiyaho biba byoroshye cyane. Kuyidownloadinga ni kuri kara kantu kaga fresh ko hejuru ka download, ukahita uyibika muri phone. Noneho hari ubundi buryo uba ufite ifoto y'umukinnyi muri telefone yawe ariyo ushaka gukoresha. Noneho ifoto y'uwo mukinnyi, ni urugero ko tuze dusacinge nka Messi turebe ifoto twakoresha. Ugerageza ahangaha ubu bundi buryo ngiye kukwereka ni bwa buryo noneho muba muri kumwe bisa nkaho yagusuye iwawe mu rugo. Ugerageza uburyo ushaka ifoto agaragara mu isura niyo bikenewe cyane. Noneho warangiza iyo foto ukayidownloadinga, ubwo wowe urayifite muri phone yawe. Noneho ukahita ugaruka hano muri Gemini ugashyiramo ifoto ebyiri, ugashyiramo iyawe n'iy'uwo mukinnyi uri gushaka. Iyi prompt ngiye kukwereka ushobora no kuyikoresha ku muhanzi ukunda, ukadownloadinga ifoto ye ukaba wakihuza nawe, even n'umuntu wawe wo muri famiye. Ibya bindi nababwiraga, umuntu wawe ukunda cyangwa se umuntu wawe muri famiye wigendeye cyangwa se umukunzi wawe mutakiri kumwe, ukaba wakoresha ino prompt ukihuza nawe, bikagaragara nkaho ifoto mwayifashe muri kumwe kandi ari AI wakoresheje. Ino Gemini mwarabibonye ko idahindura umuntu, idahindura isura, izimeze kwa kundi ibyo wayibwiye nibyo ikora kandi nta kintu na kimwe ihindura. Prompt ngiyi uraza ukahita wemeza. Ubwo ahangaha urafata screenshot y'iriya prompt, urapozinga video ukore screenshot iriya prompt ariyo ukoresha. Noneho uraza urebe, nafashe ya foto ya Messi n'ifoto y'uyu muntu, mbasaba ko babahuza bari kumwe ahantu hamwe mu cyumba. Ubwo ni ukuvuga ngo nkaho yamusuwe n'urugero. Turebe ukuntu bahita generatingira. Urabona bari ahantu hamwe mu cyumba, Messi amufashe ku rutugu, uyu nguyu yafashe selfie mu kirahure. Witegereje neza iyi foto urabona ko bari bari kumwe, urabona ko bari bari kumwe neza.
umwe amufashe ku rutugu, undi afashe fone arimo arafotora. Kandi ifoto twari dufite ya Messi twa downloadinze aba ari mu kibuga ahagaze nta ikindi kintu arimo gukora. AI yo ihita generating bikurikije nuko wayibisabye. Dore noneho ukuntu wakora ya foto y'umuntu wawe muri famiye utigeze ugira amahirwe yo kwifotoranya nawe, bakagukorera ifoto imeze nk'aho muri kumwe. Dore nahise nza njyewe nshakisha Rihanna, ya foto naberetse tugitangira ya Rihanna ari kumwe na Ish Kevin. Naje downloading. Hano biba bigusaba ngo uwo muntu aba agaragara isura, kuko isura niyo bikenewe cyane cyane. AI yirefera kuri iyo sura wayihaye. Naje downloading ifoto ya Rihanna agaragara mu isura gutya. Mpita nshaka n'ifoto ya Ish Kevin kuko bari kumwe. Biba bisaba ngo ukoreshe ifoto zigaragara mu maso. Reba iyi ngiyi mbona niyo igaragara mu maso umuntu yakoresha. Prompt nagiye nkoresha rero ziratandukanye, utaza kubona amafoto yenda kumera kimwe, ariko prompt buriya ziba zitandukanye. Babandi bareba video akirebera prompt ya mbere akaba ari ya kopia, nasoze video aba yahombye prompt nyinshi mba nakoresheje inyuma, kuko amakuru menshi mba nayatanze ku musozo wa video. Ubwo urumva rero aho ituza ukazishyiramo zombi. Ubwo nimba ari umuntu wawe muri famiye uramushyiraho, ushyiraho n'indi yawe utupestingamo ino prompt. Iyi ngiyi itandukanye n'iriya nakoresheje kuri ya foto ya Messi. Urabona upozinze ukitegereza neza, urabona ko zino prompt ziratandukanye. Nawe rero uyipozinge uyikorere screenshot ubigenze kwa kundi nabiberetse ko ukuntu bakopiya aya magambo. Utegereze gatoya bakugenerating ifoto. Urabona ko ifoto bahise badukorera ni ya Ish Kevin ari kumwe na Rihanna, wagira ngo yamusomye. Tudufoto abantu benshi baradupostinga kuri Instagram ari kumwe n'icyamamare akunda, ari kumwe n'umuhanzi cyangwa se icyamamare cyangwa se undi muntu akunda, bimeze gutya neza. Nawe rero karaga prompt ugenda ugakopiye ugakoresha. Reka nkwereke indi prompt rero yagufasha ku mafoto nk'aya ngaya. Ni urugero ku muntu ukunda cyangwa se umuhanzi ukunda. Ni urugero kadufate ya foto twakoze ya Zeo Trap ari kumwe na Holix. Ubwo rero nawe uzayikoresha ushaka kwihuza n'umuntu ushaka ukunda nako, mu crush wawe cyangwa se n'umukunzi wawe ushaka guhuza agafoto keza kajyanye n'iyo prompt. Uraza ukareba ifoto igaragara mu isura ukahita uyidownloadinga. Downloading ngiyi tuze dusacinge na Holix turebe ifoto ye igaragara mu maso. Izi ngero mba ndi gutanga niko nawe uri bubigenze. Uraza ukora ifoto yawe cyangwa se ushaka ifoto yawe ugaragara mu maso. Amaso niyo baba bashaka cyane kugira ngo ba generating bagende kuri iyo sura kugira ngo isura idahinduka. Dore agafoto nabonye k'uyu muniga kagaragara mu maso naka nita nka downloadinga. Ndaza tuhita dukubita hehe muri ya Gemini. Iyi ngiyi generatinga neza kurusha na ChatGPT. Chat iyo ya generating ifoto yawe ubona ko wabaye nka AI. Ubona iyo foto ari wowe ariko imeze nka AI. Ariko ahangaha iyo generating ubona ko isura ari yawe 100% nta kintu cyahindutse. Hahindutse ahubwo ibyo muri gukora. Nk'ubu ngubu uyu nguyu afite agapira gutya, Zeo Trap nawe yifashe gutya, ariko nujye kureba ifoto bato generating urabona bari kumwe basa nk'abishimanye bafatanye ku n'ubu banasetse. Urumva AI ihinduraho utuntu duke. nk'ubu urabona Ish Kevin na Rihanna, urabona ko basetse kandi ifoto twa downloadinze zari ifoto zisanzwe. Reba nk'iyi ngiyi rero, hariya yari afite agapira, urabona yagafatishije ukuboko kumwe, uriya yari yipfumbase, urabona ko yahise amufata ku rutugu. Biterwa na prompt wakoresheje. Ubwo ari nk'umubyeyi wawe wihuje nawe ushobora gukoresha aka prompt agufashe ku rutugu. Yaba ari nk'umusheri wawe ugakoresha karaga prompt nakoresheje hejuru kwa hamwe Messi ari kumwe n'umufana wawe, cyangwa se kuri iyi prompt ya Ish Kevin na Rihanna. Nizere ko ino video igufashije rero, usharinge no ku nshuti zawe nazo zibashe kumenya bino bintu. Umanuke muri comment umbwire ikindi kintu ushaka kumenya, video zo nakagaruka. Thank you so much.